utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Murakoze murakoze cyane. Ubundi njya amazina yanjye bwite niswe n'ababyeyi ni Tubisaba Imana Theogene, nkaba izina ry'ubuhanzi ni P Voice. So ngiye ibintu by'ubuhanzi nabikunze kuva kera, rimwe na rimwe nkagenda mbikunda bitewe n'ubutumwa baburi mu ndirimbo, nanjye buri Imana ikurimo iragupushinga ikagukurura noneho icyo kintu kagikomeza. So nabikunze kuva kera nkiri muto cyane. Okay, P Voice ufite imyaka ingahe? P Voice mfite imyaka 21, nduzuza 22 mu kwa 9. Okay, turagira wenda turirimba gato ya kundirimbo wiyumvamo hanyuma abantu banarebe nyine talent yawe. Okay, ye kuri imidimbo ya Diamond bayita The One. My heart can never tell me lies. I know you love me and the love is true, and I feel the same way, I can't deny. Baby ondi kuhore, I will die for you. I swear usitishwe na vimberembe. Oh wana ho biga kelele, eti kujifanya vihelehele, kwa sisi hawatoweza. Oh baby vimberembe, wale tantarira kelelele, wanokunoku baby vihelehele, kwa sisi hawatoweza. And I want them to know, oh yeah, you the one I love, one and only, the one I want them to know, babe. Yeah, nakonga. Okay. Hanyuma kubera iki iyo ndirimbo ya Diamond se uramukunda cyane? Diamond ni umuntu uzakazi. Nayo mpamvu mukunda, mba nifuza kubona umurava afite, nanjye ndamutse mbonye amahirwe ho gato nanjye nabyaza umusaruro nkagira courage nk'iziwe. Niyo mpamvu mukunda. Mu rugo yanyu ni Busanzwe? Nje mu rugo bwite ni mu murenge wa Gahara, ubwo ni mu karere ka Kirehe, ariko bitewe n'amasomo ubu ndi kubarizwa mu karere ka Ngoma. Kirehe ni kure ariko? Kirehe ni kure cyane, uko nza negera n'umujyi ni nako ngenda mbona n'ibintu bya talent zanjye hari akantu kiyongeraho, nubwo itaza ari kinini cyane, ari amahirwe manini yazaza, ariko gake gake ni rwo rugendo. Muri Kirehe se ujya uririmba abantu bakaza bakashyire inote hasi? Kirehe nakundaga kubikora nkiri kwiga muri primaire, kuko nanjye mu rugo maheruka nkiri kwiga primaire. Ubwo nyimara kujya mu mbere secondaire nibwo nahise mvayo, ubu nabunze kwajya, ariko muri primaire ntararirimbaga ku kigo meya cyangwa ibirori runaka byabaye nkabona barishimye cyane. Yeah. Hanyuma inzozi zawe ufite nizihe se? Uravuga ati turagenda twegera umujyi, abahanzi bo mu muziki nyarwanda se nka bakomeye bakwitege nawe uzaza mu muziki, ni iki gituma utaza mu muziki ko twabonye ufite potential? Nibyo koko uko bivuze potential ndayifite, ariko buriya iyo ufite potential binajyana cyane no kuba ufite ubushobozi. So ndimo ndavuga ati nanjye nego mfite mu muziki wo mu Rwanda, nuko nanjye nindamuka mbonye amahirwe ho gake, nayo mpamvu nkunda kwitabira ibintu by'ama competition cyane, kandi nkaza mu myanya myiza. Ndavuga ati ndamutse mbonye amahirwe ho gake nakora cyane birushijeho cyane rwose. Iyo ndirimbo ya Diamond mu Rwanda se nazi n'indirimbo z'abanyarwanda? Mu Rwanda zirahari, hari indirimbo y'umuhanzi uri kuzama kabitane y'ingabo ndi kuyikunda cyane, na Medi ndamukunda. Wenda gato ku ka Medi. Medi sorry kundirimbo ya Medi reka mbanze nyishake gake, kuko urabona ibintu bigutunga gake gutyo. Okay, bahera ku ya Neringabo wenda urakurikiza ya Medi. Okay. See love, it's a funny thing. It can make a good girl love a bad boy like me. Sinzi icyo nakoze ngo nkunde, kandi nkora byose ngo umpunge. Sinjya mbyumva umbabarira kenshi, kandi mbona nabikwiye. It's not too late if you wanna leave me. It's not too late, I will understand. But if you stay, I promise you this, nzahinduka nkubere mushya, mbumugabo w'inzozi zawe. Nzahinduka nkubere mushya, ngutera ishema
byo kwitwa uwawe baby I promise nambaye ikiraziye igihe niki ngo menye ko kera ntirikisha isuka wow Shanita Anita Samila nandi mazina menshi ntuzongera kuyumva wow ukundi umbabarira kenshi kandi mbona ntabikwiye. It's not too late if you wanna leave me. It's not too late, I will understand. But if you stay, I promise you this. Yeah, nako ngako. Ako nakaririmbo ka Ngabo. Hanyuma iya Meddy wayibutse? Iya Meddy nayibutse. All night, turn up the fire. Tabasam baby, oh. Give me love now. Turn the light down low. One for this. You look beautiful to me, yeah. Give me one more tequila, baby. Me wanna hold you all night. Dance on me, baby, follow the motion. When I touch your hips, I don't wanna let go. She say maybe you feel so lonely. She grab my hand, she say follow me. She keeps saying make love to me, hey. Honey, baby, love. She say, don't stop, darling. Hey. How far can you go? She say, all night, tan-ta-ran-ta-la-la, tan-ta-la. All night, tan-ta-ran-ta-la-la, tan-ta-la. All night, that was all. Hanyuma tugana kwenda nko ku musozo y'ukurikije talent yawe. Ubumva buriki kugira ngo ije ku isoko? Murakoze cyane. Mbona ikintu mbona mbura nuko buriya iyo ufite talent yawe kugira ngo izamuke nuko uba ufite n'ubushobozi cyangwa ufite abantu bagusapotinga. So ngiye ikintu mbura ni support y'abantu bagiye batandukanye. Wenda ushobora kuba unyumvishe gutya cyangwa hari ahandi wanyumvishe ukaba wenda wamfasha, bityo nanjye uko ngenda mbona ubufasha nagerageza gukora ibintu byiza kandi nanjye abanyarwanda bakanyishimira. Hari indirimbo yawe wakoze ku giti cyawe? Ya indirimbo irahari, nabwo uko nabikubwiye nakunze kujya mu bintu by'ama competition cyane. Hari competition imwe nagiyeho ku kinyamakuru kimwe hano mu Rwanda ndatsinda, ubwo niho naje gukura ubushobozi bwo kuba nakora indirimbo yanjye ya mbere yitwa Parufe. Parufe turirimbira gato kuri Parufe undi ariyo bazashingiraho. Ya okay. Sinzigera mpagarara kugukunda, nzaguha urukundo mu by'ukuri ukunda. Odare undutira parufe, odare undutira parufe. Bright girl teri nangu nsanga, amazing one ni wowe nshaka, mu by'ukuri ni wowe nkunda. Onana sinzi igera nkubabaza, sinzi gera nguhemukira, no sinzigera amagarara kugukunda, nzaguha urukundo mu by'ukuri ukunda. Odari undutira parufe, odari undutira parufe ya P-Voice. Okay. Hanyuma wenda P-Voice tugana ku musozo, umukunzi warimbye ari true story se no umukunzi wawe cyangwa nta mukobwa ugira mukundana? Iyi ndirimbo nyandika ndibuka ntabwo ari true story. Ntabwo ari true story ariko ni ibintu usanga bikunze kuba muri societe ya buri munsi. Nari mvuye ku ishuri, mu kuva ku ishuri ngeze mu rugo niko nagize agatekereza, siko yuko bujya nta kintu gisumba parufe. Uzasanga buri muntu wese yumva parufe imumera neza akenshi kwijana. So ndavuga ati aka gatekerezo ka parufe nakadevelopa ngakora ibintu byiza kandi bishobora kuvamo ikintu cyiza. Hanyuma dusoza abashaka kugufasha rero, wenda umuntu arakumvishe yumvishe ko ufite talent, yakubona gute? Murakoze cyane. Ubaye unyumvishe, ubaye umbonye cyangwa aho wanyumvishe ukaba wifuza kuba wenda wamfasha, wajya nko kuri Facebook nkoresha amazina ya P-Voice Rwanda,
ndiho P-Voice Rwanda. Noneho nanone kubifuza nomero nabwo nazitanga nta kibazo. Nomero zanjye ni 078 39 89 122 cyangwa wambura ngaho kambona kuri 072 575 22 15. Twifuriza amahirwe Masakani, twizere ko nawe uzagera kure. Murakoze cyane, nanjye nibyo nifuza. Murakoze. Tarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.